ngiye kubaha ikaze hano kuri Amina's Love, amahoro n'imigisha biturutse kwa Nyagasani bibane namwe. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha ngo haye ikaze cyane, nkomeje gushimira buri muntu wese wakoze subscribe, agakora kuri like kuri buri kiganiro, hanyuma agatera na comment. Nukuri ndabashimira cyane, ni iby'agaciro gakomeye kuba muri hano, mumpa imbaraga zo gukora. Ndabashimira bimvuye ku mutima. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira muri kimwe mu bibazo umuntu yambajije mu kiganiro cyo welcominga nabanje gukora. Yarambajije ngo ni ikihe kintu umuntu ashobora gukora aba mu bihugu byo hanze kugira ngo agabanye stress cyangwa se abeho ubuzima butuje, reka tubivuge gutyo. Nge uko ndi kubitekereza, mu kuri iyo tuje hano biragoye kuba muri ibi bihugu udafite stress, biragoye pe. Ariko nubwo bigoye, hari uburyo bumwe umuntu ashobora kubigabanya, aribwo wenda dushobora kurebera hamwe kugira ngo buri muntu ajye agerageza arebe ko byakunda, kugira ngo nubwo ubuzima bwa hano bw'ubwabwo buba bwirukanka cyane ku buryo umuntu aba yumva ari stressé mu buryo bumwe cyangwa ubundi, reka mbasharinge uburyo ngewe ntekereza wenda buri muntu wese hano bushobora kumufasha mu kugira ngo azajye yumva atuje. Kuba ubu buryo aribwo ngiye kubabwira, mu kuri ntago ari uko tubuhuriyeho n'abandi, ubu ngubu nibwo bwanjye. Buri muntu wese ashobora gukoresha uburyo bwe, ariko uwakumva ibyo ngiye kuvuga hari icyo byamufasha yafatiraho akabigerageza, akareba ko hari uburyo byahinduramo ubuzima bwe. Ikindi ni uko hari umuntu ushobora kuba yatwungura ibindi bitekerezo by'uburyo umuntu ashobora kubaho akaba yagabanya kuba afite stress muri we. Rwose nanjye ndi hano nkeneye kunguka ibyo bitekerezo, kubera ko aka kanya isi yose ubuzima buri stress pe, ku buryo kuba wabona aho uyihungira stress biragoye, ariko nanone dushobora kuyigabanya bitewe n'uburyo tubayemo. Ikintu cya mbere ngiye numva cyakugabanyiriza kubaho ubuzima buri stress uba hano mu mahanga, ni ukugira ikintu kikumotiva. Motivation hano ibikenewe, ni ukuvuga ngo kumenya ko kuba uri gukora, urugero niba ujya mu kazi ukavayo wumva unaniwe, ukavayo wumva utamerewe neza, byonyine kumva yuko wenda ufite umuryango uri kwitaho, ufite abantu ugomba kwitaho, ufite ibintu ukeneye kugeraho, ufite yaba mu Rwanda abantu wifuza gufasha, ni ukuvuga ngo ibyo bintu birakumotiva ku buryo bwa buzima bwa hano busa nkaho buhuze bitewe n'utuzi umuntu aba akora. Byibuze uba ubona ukeneye nyine gukomeza, kubera yuko ukeneye gukora cyane kugira ngo ba bantu witaho barusheho kumera neza, bya bintu byose ukeneye kugeraho bimere neza, uzabigereho kandi ku gihe. Ikindi kintu numva hano gishobora kukumara stress ni kwirinda kubaho ubuzima utaragirira ubushobozi. Icyo kintu ndagisubiramo, kwirinda kubaho ubuzima utaragira ubushobozi. Hano birashoboka cyane ko buri kintu cyose ukeneye rwose ushobora kukibona mu gihe gitoya. Uragenda bakaguha imodoka ukeneye, bakaguha telefone ukeneye, bakaguha iki, ariko ugasanga rimwe na rimwe biri kudushyira ahantu ho gutuma uhora wishyura imyenda, kandi ibyo bintu bituma utabona akazi uri gukora icyo kakumariye, kubera yuko iyo wamaze nyine kubigura cyane. Urugero, ushobora kuba waguze imodoka ihenze pe, wenda ni niyo kugendamo, si no kuba wenda ngo uzayikoresha muri Uber ngo izazana andi mafaranga kuri wowe, ugasanga ni
tuyifate nka expense kuri wowe, kuko uzagura karibira yayo, uzabaho nyine uyispendingaho. Ni ukuvuga ngo ya modoka numara kuyibona, ntabwo uburyo wagiye kuyigura wumva nyine birenze kuba uyifite, numara kuyibona bizashira. Ikizakurikiraho uzasigara uri kwishyura ya modoka n'ibindi, sinzi, byaba ibikoresho byo mu nzu, byaba ibintu byose ukeneye bya buri munsi. Njyewe ku bwanjye numva buri muntu yajya akora ibintu bijyanye n'ubushobozi bwe. Niba ubona ko amafaranga winjiza angana gutya na gutya, fata ibintu utazagiraho ikibazo cyo kujya kwishyura ngo bagukate amafaranga yose bayamare, usigara uri kubona ukorera kwishyura amadeni. Ni nayo mpamvu akenshi umuntu nyine ahora yumva nyine hano bills zarabaye ikibazo, kubera ufite kwishyura inzu, kwishyura yaba amazi n'umuriro n'ibindi bintu byose umuntu akenera kwishyura mu rugo, noneho ugashyiraho n'ibindi bintu wowe wagiye kugura rimwe na rimwe bikenewe, cyangwa se uramutse utanabifite ntacyo waba, cyangwa se uramutse unabifite waba ufite ibidahenze cyane. Ikindi kintu numva cyadufasha hano kugira ngo umuntu abeho, cyangwa se n'ahandi aho ariho hose kugira ngo umuntu abe adafite stress, ni ukwikunda. Ikintu kijyanye no kwikunda mu bihugu byo mu mahanga ni ikintu gifite agaciro, kubera yuko hano nk'uko nabibabwiye ntushobora kubona ubundi udafite stress. Noneho tekereza, urabyutse ugiye mu kazi, umaze kujya mu kazi uratashye, ugeze mu rugo uhise uhura n'abandi bantu, cyangwa se hari iyindi gahunda uragiye uyigiyemo, utashye saa 7 z'ijoro, uri bubyuke ujya mu kazi ka saa 10 za mu gitondo. Aho hantu biragoye ko ibyo bintu uzabibamo imyaka 10 wumva ko ibintu bimeze neza. Oya, uzabaho wumva nawe ubwawe waribuze. Ikintu ngewe numva cyiza ni ukwikunda. Kwikunda ukamenya uti nkora akazi kanaka, nkakora kuva mu gitondo kugeza tuvuge nkora amasaha 12, nkora kuva mu gitondo saa 12 n'igice nkageza saa 12 n'igice z'umugoroba. Hanyuma iyo ngeze mu rugo gahunda yanjye ibiteye gutya na gutya, saa 4 mba ngomba kuba ninjiye mu buriri naryamye, ku buryo nitegura mu gitondo kujya mu kazi. Ni ukuvuga ngo bituma muri wowe uruhuka, bituma umenya gahunda z'umunsi ukurikiye wumva utuje, bituma wumva muri wowe uhari. N'umuntu wese ukubashije kuba ibintu bimeze neza, kuruta uko ushobora kubaho ubuzima ukiyima umwanya bikarangira buri muntu wese ukubashije, yaba ari uwaha yaba ari uwo mu Rwanda, umwakiriza kuba ubuzima bw'ahangaha buragoye, bimeze gutya na gutya, kandi rimwe na rimwe ari twebwe tubyijyanamo. Ikindi kintu gishobora kudufasha kumara stress ni ikintu kijyanye no gukora siporo. Niyo waba utabibashije uhera ku minota mikeya, ariko byibuze niyo wakora iminota 30 ihoraho, ukabyuka ukagorora amaboko yawe, amaguru, umutwe ukajya gutyo ukumva ko bimeze neza, biba bihagije. Iminota 30 ukavuga uti nzajya nkoramo siporo. Ku muntu utangira rwose niyo wakora iminota 10, wowe ubwawe wihaye uwo mwanya, uko iminsi igenda iza iminota iriyongera, ukaba wakora niyo 30 nta kibazo. Ikindi dusubiye ku kwikunda, yaba ari ukunywa amazi, yaba ari kuryama kare, yaba ari izo siporo, byose bizamo nyine kwiha umwanya wawe, ukitekerezaho, ukamenya ko ukeneye kugira ubuzima bwiza, yaba ubwo mu mutwe tubyite gutyo, cyangwa se uburi inyuma nyine kumva uri fit, kumva ufite imbaraga n'ibindi nk'ibyo. Ikindi kintu iyo uri hano ugomba kwitaho ni uguhitamo inshuti, kumenya abantu muri kumwe, ese ni abantu nshobora gukuraho inama, bashobora kubona yuko ntari mu nzira nziza bakaba bangira inama, mbega muri rusange kugira inshuti nziza. Atari za nshuti zihora twasohotse turi guspendinga, turi nyine amafaranga yose wakoreye kumva ko ugomba kuyaspeninga mu bindi bintu runaka.
bitari muri za ntego we wihaye. Ni byiza gusohoka pe, ariko ukabikora mu rugero. Iyo utabikoze mu rugero wisanga ya mafaranga yose ukorera utazi ahantu ajya. Noneho hakikubitanamo nuko n'ubundi hari ibintu utagomba kureka, yaba izo bill, yaba buri kintu cyose usabwa kwishyura, hajyamo no gusohoka no kugira iki, amafaranga yawe yose agashira, ukayaspeninga yose agashira, ukabaho wumva nyine ko nta n'ubundi umuntu arakora amafaranga ntamenye aho yagiye. Numva ikintu nyirizina cyatuma ubaho hano utari stress ari ukugira ubuzima buri ku murongo, ukavuga uti ngewe ngomba kubaho gutya, ubuzima bwanjye bugomba kuva ahangaha bukajya ahangaha. Numva aricyo kintu cyadufasha. Ikintu cya mbere nababwiye gishobora kudufasha ni ukugira motivation. Icya kabiri ni kwirinda kuba mu buzima tutaragirira ubushobozi. Icya gatatu ni ukwikunda. Icya kane kwita kuri siporo. Icya gatanu guhitamo inshuti. Kanizere yuko mwabyumvishe. Nanjye ibyo ngibyo nibyo nkurikiza. Namwe mufite ibyo mukurikiza, muzabidusangiza muri comment, hanyuma dukomeze twigire hamwe ibintu bishobora kudufasha kubaho ubuzima bwiza kandi twishimiye. Kanizere yuko mwakunze ibyo nababwiye. Ndabashimire cyane. Ndabasaba ko mukomeza mugakora subscribe, share, like na comment.